Yo, so what's up everyone again? Ndabizi muri iyi minsi ibibazo ndimo ndakira cyane ni ibibazo bigira biti ari automatique na manuel dukorera iki? Nibyo bibazo ndi kwakira cyane muri iyi minsi abantu bari kumbaza ngo ari automatique na manuel wangira inama yo gukorera iyihe perime. Tera agatebe ngugira inama, nkubwire ukuntu ugomba kubigenza, nkubwire n'uburyo ugomba kubonamo perime kandi mu buryo bworoshye. Hagati aho wibagirwe gukora subscribe kugira ngo n'izindi video zose nzakora uzazikurikirane ku murongo, ibintu bikomeze kukugendekera neza cyane. Ese perime ya automatique na perime ya manuel biratandukanye? Yego, icyo ngicyo tucyandika ahantu umenye ko bitandukanye kandi cyane nta hantu bihuriye, kuko n'imodoka ziratandukanye. Imodoka ya manuel n'imodoka ya automatique biratandukanye cyane, ni nkano ni Bugande. Icyo ngicyo nacyo ugomba kugishyira mu mutwe ukakimenya. Ikintu cya mbere rero tukiri kuri izi perime zombi uko ari ebyiri, B automatique ndetse na B manuel isanzwe, niba uzi ko urimo urashaka perime yo gukoresha akazi mu bundi buryo, niba ushaka perime uzajya nifashisha mu gihe ushaka amafaranga, perime uzajya wifashisha mu buryo bwo kuba watwara nk'abandi bantu muri rusange, nyine wumva ari perime idafite umupaka, igomba kuzajyaho n'izindi perime nyinshi, ugashyiraho n'andi maperime, ugatwara n'amakwasiteri, ugatwara n'amakamyo, ugatwara n'ibiki byose. Ibyo byose niba wumva ubitekereza wifuza kubyacivinga ukabigeraho, ugomba gukura mu mutwe perime ya automatique. Shyira mu mutwe perime ya manuel niba uzi kuri umutigisi, ukaba uzi ko ugomba kuyikoresha no mu kazi kagiye gatandukanye. Ikindi kintu, umuntu burya ufite perime ya automatique, yewe kuri kampani n'ahandi hantu hagiye hatandukanye nyine bakenera abantu bazi gutwara, ntago baba bamufata nk'umuntu uzi gutwara pe. Kandi koko iyo urebye usanga umuntu utwara automatique nta skills zihagije zo gutwara afite nk'umuntu wize manuel. Ku bantu mwageze mwaziriya modoka murabizi ko bitandukanye cyane, ni naho hava bwabonebwe bwo kuvuga ngo ariko se uwakwikorerera automatique ko mbona provisoire yanjye igiye kurangira, bitazarangira ntabonye perime. Niyo mpamvu rero usanga automatique ifite amahirwe menshi cyane, nuko ari imodoka byoroshye cyane kuba umuntu yayimenya mu gihe gito cyane akaba yayitwara. Nkuko nabikubwiraga rero, niba uzi ko nawe perime yawe uyifuza ariko wifuza kuba wayikoresha mu buryo bwa business cyangwa se mu buryo bwo gushakamo amafaranga, korera perime ya manuel. Iyo ni inama ya mbere nakugira. Ikindi kintu burya, niba uzi ko ufite kategori B isanzwe, ukaba uzi ko uri umutigisi uri gushaka amafaranga, gerageza kuri iyo kategori wongereho indi kategori imwe. Nishaka ibe B, nishaka ibe C, nishaka ibe D, nishaka ibe na F, cyangwa se bari na B na A na ribe. Ariko burya iyo kategori iriho kategori imwe gusa, usanga ntago biba biguha icyizere, ntago biba bigutangira icyizere cyinshi cyane cy'uko uzi gutwara. Ni ukuvuga ngo kugira ngo bigende neza rero, nuko byibura kuri kategori yawe wakongeraho n'indi imwe. Ibyo bishobora gutuma ubona akazi mu buryo bwihuse. Izo ni inama ndi kubagira nk'umusongozi. Abantu mutarakora subscribe, mbibutse gukora subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Niba hari n'umuntu wo mu muryango wawe utaramenya iyi channel, uyu musharinge nonaha, kuko byaba ari ubugona cyane ubaye wifuza gutunga perime ariko utifuriza abanyamuryango bawe kuzitunga mani, utanifuriza abanyamuryango wawe ko bamenya ahantu bakura skills zizabafasha kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga kandi mu buryo bworoshye. So tugaruke kuri perime ya automatique. Niba uzi kuri ingaga, ukaba wifitiye amafaranga yawe, cyangwa se ukaba uri cyana cyo mu bakire, iwanyu mwifitiye ibifaranga, ukaba utari gutekereza cyane kuvuga ngo perime nkeneye ngo niyo kuzajya gushakisha ubuzima, ni oya, ukaba wikenera ya perime yo kuryoshya, perime yo kuridinga street wigendera bisanzwe, biremewe cyane. Ngwino ukorere ka automatique, witwariza automatique ziwanyu, ujye wirwa witemberera muri Kigali n'ahandi. Ariko niba uzi ko uri umutigisi, ukaba uzi ko ushaka kuzanazikoresha mu buryo bwa tabati, cyangwa se ukaba uri n'umwana wenda wo mu bakire ariko wikundira ibinyabiziga, wumva ufite hobby zawe ari ukuba watwara ikamyo, watwara amakwasiteri se cyangwa ari amabisi manini yandi, ugomba kuza ugakorera perime ya manuel. Nawe nibwo uzabona uburyo bwo kugera kuri ariya mamodoka yandi wifuza. Ariko niba uzi ko perime yawe utayikeneye mu buryo bwo kuyikoresha akazi, wikenereye perime yo kwitwara gusa, waza ugakorera automatique, kuko n'imodoka zigezweho nyinshi cyane zo gutwara mu buzima busanzwe ni imodoka za automatique. Ibyo ngibyo tubyandastanding kimwe, tubyumve mu ubwo buryo. Nta yandi mahirwe yo kuvuga ngo ninkorera automatique nzaba mfite amahirwe ameze uku, cyangwa se ninkorera manuel nzaba mfite amahirwe ameze uku. Niba uzi kuri umwana uri kwishakira perime yo kugira ngo ubashe gutwara imodoka yo mu rugo iwanyu, ya modoka iparitse mu gipangu iwanyu ya automatique, iyo perime ya automatique yemerewe kuyikorera. Ariko niba uzi kuri umujene uri gushaka perime yo kwifashisha ushaka ubuzima, reka gukora ikosa ryo gukorera perime ya automatique, kuko wazicuza. Ushobora kubona provisoire yawe wenda igiye kurangira, ukavuga reka mbishyizeho automatique, ubundi
mode, nyuma nzarebe ukuntu mbikurikirana sava, cyangwa se ukavuga reka nkorere ka F nyuma nzashyireho na B nitonze, nabyo nta kintu bitwaye. Ariko ntuzakore ikosa ryo gukorera kategori ya automatique uzi neza ko uri gushaka perime yo gukoresha ushaka iki, ushaka life. Irindi kosa rero abanyeshuri mukunze gukora, cyangwa se ikindi kintu abantu mukunze gukoraho kitari fresh, ni ibintu byo kumva ngo muziga iminsi mwagenewe n'abarimu banyu. Mwarimu wakugenera iminsi yo kwiga gute? Wowe ugomba kwigenera igihe cyo kwiga bitewe n'uburyo uzi ubwonko bwawe bufata. Mwarimu agufatira ibintu wize, cyangwa nawe ugomba kubyifatira. Imenyere n'iminsi ugomba kwiga rero bitewe n'urwego uzuriho, n'urwego wumva ushaka kujyaho, n'uburyo wumva ushaka nyine kumenyeramo ibyo bintu byose kugira ngo ubashe kujya mu kizami. Ntuzongere kwiga iminsi wagenewe na mwarimu wawe. Hari nk'ukuntu usanga nk'umunyeshuri yaratsinzwe, bikunze kuba ku bantu bakozeho nk'ibizami bagatsindwa, nyuma agahamagara umwarimu akamubwira ati se buriya urumva nakwihugura iminsi ingahe, n'ibinakunda uzajye wongera usubiremo wihugura ukundi kwezi. Nuko wenda muba mukennye, ndabizi muba mufite ubukene, ntabwo muba mushaka gutanga ariya mafaranga, ariko nanone ikintu kiba kiriho uba ugomba kumenya ko kwihugura bihagije nibyo bishobora kuguha intsinzi ihagije nanone, cyangwa se nibyo bishobora kukugeza ku ntsinzi. Intsinzi ihagije se buriya, intsinzi ihagije ibahora iyo watsinze uba watsinze. Intsinzi ihagije nyine ni ugutsinda tu, nta kindi. Ni ukuvuga ngo rero niba uzi ko ukeneye perime muri ubwo buryo bikugenera iminsi yo kwiga, wowe gerageza wimenyera iminsi yawe ugomba kwiga, umenye ngo bigomba kugenda gutya na gutya, bigomba kugenda gutya na gutya. Narabibabwiye tugiye gukora ikizamini duhera ku makona. Amakona nicyo kizamini cya mbere, twava mu makona tugakurikizaho parking. Parking ni ikizamini cya kabiri, tukava muri parking tukajya muri T-cross, tukajya muri circulation, tukava muri circulation tujya muri T-cross, tukava muri T-cross tujya kuri demarrage. Ibyo bintu byose narabikoze, ayo masomo yose narayakoze, uploadinze kuri YouTube, mugende muyarebe murebe ukuntu ibintu bimeze, muzajye mugerageza mukurikirana ibintu step by step, mubashe kubikora mu buryo bworoshye cyane. So genda umusongozi nk'ibisanzwe, big up.